aya basiya ureba ukuntu dutangiye filime simubizi tangire hakuno Gakweto mwana wanjye Gakweto mwana wanjye ari uri konka hano du cyewe babambaye imikara wagira ngo bapfushije bavuye gushyingura sinzi hano hari abandi nabo wagira ngo nimba basaze nimba bafite ibiki gusa muri filime harimo n'abandi nabo bazinze uturago ibi ni ibiki banyarwanda ukuntu filime tuyitangiye ngo mwarebye nyinshi sinzi zo mwarebye iyi ni episode ya mbere tugiye kureba kuri filime yacu bayise ngo iki Gakweto Bunduki Studio simubizi projet twagiye tubategurira ukuntu zagiye ziza zirenze iyi jirenze za mbere ibi ni ibiki banyarwanda icyo usabwa nta kindi kora subscribe n'iki byose share comment ubundi turebane filime hakuno buri muntu afite ibibazo bye buri muntu ari kwikubita mu icwanga rye ko bari muri ibyo bibaraguza bivugishwa ngo nkwe hakuno small town called Kulu. Gira ngo wumve amagambo dutangiranye filime hano witwitonze wumve gake bucaca My name is Gakweto. ati izina ryanjye banyita Gakweto I'm born in small town called navukiye mu kagigi gatoya ahantu mu cyaro Kulu Village. ahantu bita muri Kulu Village mu cyaro bita Kulu mama we Thousand Hills Entertainment Soroba Films. You ever heard the story of Gakweto? Ese wigeze wumva inkuru ya Gakweto? Abagiye mwumva iyo nkuru abantu mwize secondary especially abantu mwize ama boarding schools mwagiye mwumva ngo Gakweto wari ukuntu ninjoro abana baryama ngo bakabona ikintu kigenda mu madorutwari abana bagashidukira hejuru bakarara barota ibintu bidasobanutse byose bikitirirwa uwitwa Gakweto. Mama we Gakweto sasa yagarutse muri iyi filimi kisina rye bamwita Gakweto yavukiye mu giturage bita Kulu. People, they take it as a myth. Abantu benshi ubundi Gakweto babifata nka hari igihuha kiraho tu. Did you experience it when you were at school? Ese ukiga muri segonderi ku ishuri ibyo bintu wigeze ubinyuramo ibyo bintu bifite amakuru ibyo bintu urabizi cyangwa wagiye ubyumva nabandi gutyo. Soroba Films Gaheza Simba ubundi twirire show. The truth is, I am Gakweto. Ukuri kwa nyako nuko ari nge Gakweto. Gakweto Hebe hakuno sinzi ariko episode ya mbere kuri filime yacu bayise Gakweto. Urebe ukuntu filime tuyitangira akantu ku kandi gutangira sasa dutangiriye hakuno hari ukuntu buriya ubuzima bugenda bukivangavanga. Kalaringi Bunduki Studio nibo bakalarinze iyi filime bayiha kurera uri kuyibonana hakuno King Platinum na Bunduki. Iyi niyo filime ya mbere mu Rwanda yahaye akazi abantu benshi kurusha abandi bose, niyo mpamvu nge set design Amazembe Kasamutwe ne filime witonze. Hakuno hari abantu benshi basaga nka 400. Ababwiye ngiyi niyo filime ya mbere mu Rwanda yahereye abantu benshi akazi icyarimwe. Ure kuzana amafaranga ngo dukore filime nzima mwibaraguza. Tangire hakuno abazinze utwangushye bose bambaye imikara. Sinzi nimba ibyo bintu muri kubibona bose bambaye imikara. Nta nakandi kabara bambaye. Noneho si imikara gusa bambaye n'utuntu tw'udusiripa tw'udukamba mbiri. Mu Giswahili bazita kamba mbiri. Si ibyo byonyine hafi ya bose biyogoshesheje ibipara. Abatiyogoshesheje ibipara bambaye ibindi bintu by'ibitambaro batize mu mutwe utamenya ibyabyo. Nimba abo bantu bagiye he? Gusa ukurikije uko bazinze, ukurikije ukuntu bahetse utwangushye, ukurikije ukuntu babunze uturago, bisa nkaho bahunze, bisa nkaho bavuye iyo babaga. Ibi ni ibiki banyarwanda? Hakuno urumwe ari kugenda ibye bisa nkaho ubuzima butabamereye neza. Nimba byagenze bite? Ure filime witonze gake gake bucece. Sinzi Gakweto episode ya mbere filime yateguwe na Soroba ari nawe nyiri filime. Hakuno do kwereka hano hari irindi shyamba riri hano ririmo ikintu kigenda gutyo gikurura inkweto. Barakwereka iryo shyamba rimwe n'iry'abahunze nabo bari kwinjiramo.
abahunze nabo bari kwinjira muri iryo shyamba. Iyi si episode ya mbere. Ndaje mbere ku kuntu tugiye kureba filime twitonze. Gake gake bucece mu gace. Ko binjira mu ishyamba, uko bari kwinjira mu ishyamba, ishyamba binjiyemo hari ikibareba. Cyambaye gutyo gifite amaraso ajojo abantu hose. Director Sorobo niwe directing iyi filime, niwe executive producer washoyemo. Hakuno ko bakaje aho kugira ngo barenge ishyamba bakomeze barisohokemo, baje hakuno bacumbika mu ishyamba. Abariho bashinga inkambi. Hakuno ari umugabo ureba gutyo isi arukundi isi sharira. Dore umugabo ukuntu areba menyo yashizemo. Dore ukuntu areba isi yaramushaririye shaho. Nyagasani ibi ni ibiki banyarwanda hakuno baraje bacumbika muri rya shyamba twabonye ririmo ikintu kiri kubareba. Yehe kagabashwe mwese munyumve hano. Hari umugore waje hakuno kuva kera uburyo nabayoboraga mu giturage aho twabaga. Bisa nkaho uyu mugore ngari we wabayoboraga iyo babaga mu giturage. Batuje duhungira hano twese. Baje bahungira hakuno ndagira ngo wumve amagambo y'uyu mugore. Aha tugiye kuhagira iwacu. Nta muntu hadukura n'uyu n'umwe. Uko nabayoboraga neza niko ngiye kubayobora. Nijya kiongozi wanyu. Yipanga akazi. Ubu rero tugiye kureba akababaro dufite tubane neza. Kurambona kira kigoro ukuntu sasa uko umugore yivugishwa ngo nkwe turariho tukiri. Hari abatari kubyumva kimwe nawe. Iyo mugore wivugishwa kuri atekereza ko twe turi akarima kase yivumburiye. Emeze n'ubwishongo. Basangiye ubusa bita n'ibisambo. Batwikiye imiryango, batwikiye inshuti. Sasa ndagira ngo wumve hakuno impamvu bimukiye hano utagira ngo ni iyindi. Aho bavuye biciwe imiryango, biciwe inshuti n'abavandimwe, biciwe abana, biciwe abagabo, biciwe abagore. Bo baje bahungira hakuno. Nimba bishwe nande, nimba byagenze bite? Umeka nona uyu mugore ngo niwe wayoboraga mu giturage. Ashima Imana avuga ati yakoze mu giturage aho twabaga. Hakuno wa mugabo isi yashaririye amenyo yashizemo abaye menshi asigaranye mu kanwa ni nk'amenyo kenze. Gaye tuyobora yabara nkana kusa aha mushyamba tuzahana abantu banansohokana. Shize umugabo wawe yapfuye. Sasa usibye n'abagore batari kuvuga rumwe n'umugore ubayoboye, n'abagabo bwabo bisa nkaho batari kuvuga kimwe nawe noneho ikintu tugiye gukora umugore uri hano azingara cyayoboye ntazi ko ingoma zahinduye imirishyo. Agira umuntu ukora ku kintu cya mugenzi we sanga ari wagikozeho je nawe tutapambana. Turabonana umuntu ujya kumenyera undi. Tugiye kuva ahangaha tugende tureba ahantu dushinga ibirindiro habi wacu. Bari gushaka inkambi, bari gushaka aho baryama bakaramuka kabiri, kubera ko aho bari batuye ngo biciwe imiryango. Nimba biciwe imiryango n'abandi, nimba bahabavanye bashakaga iki wamenya. Gusa mwicare, icyo usabwa nta kindi urakora subscribe kuri YouTube channel, ubundi filime tujye tuyirebera ku gihe. Si iyi yonyine mwibutsa abantu mushaka no gushoramo biremewe. Abantu benshi shaho ntago ari umwe, si babiri, si 10, si 20, si 30, bagera nko muri 600. muri kubibona? Siko mba numva mushaka guhakana nkaho nge namwe twiganye. Muzi imibare yanjye nyibara gute? Hakuno kize gutya bakomeza urugendo binjira mu ishyamba rwagati. Twe twabibonye hari ikintu kiri kubareba, ibyo barimo ntago babizi ariko hari ikintu kiri kubareba. Rebe mu ishyamba uko bagenda mu ishyamba bageze hano mu ishyamba. We wamukiga kigwaryo urakandagira ibyanjye jye nawe dufatanyije imari, jye nawe twacanze umutungo wa kigwaryo we. Mu ishyamba hakuno batangira kubishwaniramo. Kigwaryo we hari ukuntu buri umuntu agutaraho umwiyenzi ukabibona ko ari kugutaraho umwiyenzi. Tekereza gukandagira umukeka gusa noneho uri no hasi ku butaka ukarya ikizigana gutyo. Kigwaryo we n'ubundi wese nanagukundaga wo kapfa we toka.
Kigali we tu abantu bagira urwango rwo mu mutima utamenya ahantu baba baruturumbura. Tekereza gukubita umuntu ugahita unamubwira uti n'ubundi muri quartier sinagukundaga. Magambo make ubwamuciye urwaho yanamwica. Tu buri muntu hano yifite ibibazo bye. Buri muntu hano yifite ibibazo bye. Magara yaterewe hejuru bivuze ngo buri muntu agomba gusama ye. Buri muntu agomba gusama ye amagara aterewe hejuru cunga yawe aho agiye akaba ari ujya kuyasamira. Ayabandi ntago bakureba. Kwereka hakuno ibyo bimaze kuba igarukira hano. Wa mugore ngo w'umuyobozi wabo twabonye abahereza speech. Wajana. ngo mirwa Uri umuyobozi. nabushatse hose nakubuze. Wa mugabo twabonye w'amapengu mw'isi yashaririye. Aba bantu uri kuyobora Ariko nawe ngo ntagashaka kamuyobora. Cyashano n'ubugambo. byiza Wumva ubugambo buri ururimi ni rubi. bivuga ndabumvisha iboganiza arimo n'abatashaka gusohoka amana. Kandi uyu mugabo nawe twumvishije ari mu bavuga ati ntago uzatuyoborana. None atangiye kuza guteranya avuga yuko ngo batamushaka kandi nawe ubwo atamushaka. Vuga ngo baratamubwira ngire kwitondera ibintu uri burya cyangwa ibyo uri bumwe. batazanakuroga nta wamenya baguhereza shishwa hada. nkibayobora ni gutya bari bameze sibyo rero ibintu by'amagambo n'iki no kuba bangirira nabi ndabizi. Ese wowe uje kubimbwira urishashye? Si nk'ibyo rata, si nk'ibyo. Kandi yabaga yanyirana nijoro. Twamubonye arimo avuga uzatuyobora na Saru ukuntu noneho Kubayobora. avugira mu bihango kumva sibiri no kuvugika neza uzatuyobora nate. Kandi mbayobora neza mu rukundo gushyira hamwe buri kimwe cyose. Hakuno umugore we afite nyine indangagaciro za kiyoboza ariko abantu bari hano Baravuga ngo ari abagore numvishe batabyumva ari abagabo ntibabyumva. Ikibazo Oya